muheto ni ntwari kwitebura dakangwa n'ibitero bitoje nataga roho tuzabisha umuntu ukerezwa n'umunyagorwogera rwa buse batera mbabazi ku rugamba cyo mu cy'imfizi muremere w'ingabo rutaganzwa n'amahanga rudakomerwa nakomeye gacikwa none amije kuri umutura cyumwe kwa gato kunda kwitwaza karasira ntabwo nangaye no mu gitaramo cy'abagabo Ushaka sigari inyuma abapeti muceceke murakoze reka dutangire gahunda yacu. Hano turi iwacu n'umuntu wese rwose yumve ari kuri nta muntu turi aha ngaha ahubwo twese tubanye urugo rumwe turi kwa Emi na Mulisa ariko natwe ni iwacu. Rero ukuntu gahunda zimeze tugiye kuzikurikirana nshaka kubabwira ariko ntarabivuga nitwa Mwambutsa kugira ngo iryo zina naryo murizirikane komoka ku mwami wo mu Burundi. Niyo mbese mumaze gogo narasanga umwami yarabaye. Rero bashimiye ituza mufite n'ubwitonzi Imana w'umugisha. Rero tugiye gutangira n'isengesho ngo nirivaho nyir'urugo Emi araza kuduha ikaze muri urugo rwe, hanyuma namara kuduha ikaze abo mu gikoni bambwiye ati ibiryo dutinze gatoya twasanga hari ukundi kuntu byagenze, ubwo barahita bajya hariya badutegurire tubanze dutamire kuko n'ubundi imirimo ibaye myinshi abanza wo kurya tubanza dushyire mu nda tumara kurya ubwo turagaruka hano hanyuma tuze guhereza akanya Karasira niwe wungirije umukuru w'umuryango w'abaremere hano muri Amerika. Tuguma akanya nawe tugezeho ijambo yateguye muri soza baza wakira muzehe Musasira uriya ni data niwe hano muri Amerika umuryango wamuteguye umuhereze tumara kuyimuhereza umuryango tuguma akanya nawe tuganiriza n'umusaza ubwo nibisoza turahita twakira umukuru w'umuryango nyine Tony muri Tennessee niwe utuyoboye umuryango hano muri Amerika. Mukomere amashyi nziza cyane kandi n'ibigiriro kongera guhura hanyuma turi kumwe na mama wundi uri hariya na mama wacu yameze rwose ameza amashyi hanyuma reka dusabe famiye Gatoni ihaguruke n'umuryango bose bahereza amashyi famiye Gatoni Famiye Mwambutsa ubwo tugiye kwirukanwa rero mwihangane natwe turi hano ngo madamu wanjye amashyi murakoze cyane. ubwo turakurikizaho Emi famiye Emi nihaguruke nayo waha amashyi rwose natwe kandi twakira ngaha Imana w'umugisha
intumwa ya Moni nayo amashi murakunze wenda umugore w'agaciri ubu nyine n'ubucuru nazava sibyo ariko kuri aka kanya ubwo mu baremere bari hano bucuramo bakazana bamuzehe bambonye muzehe buriya rwose Mana ngaho umugisha nyuma reka sizeho famiye ya Kalisa nawe nihaguruke ese cyane ubwo igiye kuri ba sister na ba brother sibyo hanyuma reka mbere kuri brother kanyeshuri hano ahaguruke nawe yaguruka bakurebe cyane murakoze cyane reka nyir'inzu Safari twari turi kwakirana inzu n'urugo nawe ari gusanga bene se n'ubundi mu muryango ariko afite madamu ndetse n'abana ariko madamu yarwaye ntabwo bazanye ariko arahageze reka tumusabira ngo ahaguruke mwakire n'aya mashini nawe yicaye yisanga mu bandi inzu Safari hizo baraka za tuwakoze kamwe, hizo baraka za tuwakoze kamwe. Ngera kubonana twese hamwe ngushira hamwe kwacunizo mbaraga bavuye hirya no hino muri state zitandukanye hano muri Amerika n'ukuri ni byiza cyane kuko ndakiruta umuryango n'ukuri ngera kubonana twese hamwe ngushira hamwe kwacunizo mbaraga bavuye hirya no hino muri state zitandukanye hano muri Amerika n'ukuri ni byiza cyane kuko ndakiruta umuryango n'ukuri n'umunezo uzahoraho mu muryango kandi twese igikorwa cyo kwishimira ko turangije umwaka amahoro kizaje kibagaruka mwaka kandi twese hamwe nizo mbaraga zacu wakoze hamwe, nizo mbaraga zacu wakoze hamwe, nizo mbaraga zacu wakoze kamwe. Ngera kubonana twese hamwe ngushira hamwe kwacunizo mbaraga bavuye hirya no hino muri state zitandukanye hano muri Amerika n'ukuri ni byiza cyane kuko ndakiruta umuryango n'ukuri n'umunezo uzahora
twumvikanye hano mure Amerika nukuri ni byiza cyane kuko ndakiruta umuryango nukuri n'umuneza uzahoraho mu muryango kandi twese igikorwa cyo kwishimira ko turangije umwaka amahoro kizaye kibagaruka mwaka kandi dushima Imana mugari dushima Imana kuko tumaze umwaka buriya kamere ahangaha bavuze ngo twebwe mu badivantiste abantu bakunda gusenga ku cyumweru uyu munsi bavuga ko ari izuka rya Yesu Yesu niwe yavutse ivuka rya Yesu twebwe tukakunda guserebura cyane iyo umwaka urangiye twifuza ko tuserebura ko turangije umwaka ni byiza rero ko mu ncamake turangije umwaka twese duhuze ibitekerezo kugira ngo dukomeze ibirori byacu twateguye ubwo turangije umwaka tutagiye mu by'amadini twese turi bazima izina ry'Imana yabicora ni agaciro kubona abantu b'abavandimwe twese turi izo mbaraga zacu wakoze kamwe izo mbaraga zacu wakoze kamwe tuzatangira undi mwaka dufite n'ibintu tuzakora ariko no by'umwihariko ubwo dushoje umwaka tukaba twese nyuma y'abakozi no kwaguka tugomba guhuza ibiganiro twishimira ko dushoje umwaka tuza rero tugiye ku mutima wawe ndashima ko ndetse no mu mutima buri wese yuko umwaka turangiye turangiye iwacu nta gikuba n'iyo nubwo hanyuzemo n'ibindi bitari byiza ariko n'ubundi turi ku isi tuzi ko byose bigomba kubaho ariko abariho tugomba gushima ko uyu mwaka tugezemo turi kuvugisha akamaro kacu rero bikaba babwire incamake impamvu mwese twagize umugisha icarana uyu munsi ni bwa mbere bicarana icyo kintu si cyiza byari byiza rero gutekereza gutya kandi ukabona birabaye ndabyibuka kugera hano muri Amerika nibwo nabwiye Monde ndetse na Mwambusa ubwo twari turi batatu ubwo twari tuzaranye dufite abavandimwe reka tugakora ikintu dushaka ibintu tubonana barambwira ati reka tubwire Tony noneho Tony adufashe duhuze twese kuko nk'umuntu waje imbere nawe ashaka duhuze dukora amakosa duhuze mu ncamake tukajyaho urwo rubuga tuzatuganira twese byarakoze uwo ni umusaruro wa mbere twabonye tugeze muri Amerika kuko twabonye aho duhurira twese icyo ngicyo ngenda bishima ibintu birakomeza ibindi Tony wenda ibyo ntibasimbuke Tony arababwira rero umuryango duhuriramo twese ku mbuga kuri groupe ya muryango ndetse family diaspora Tony arawukora Tony ndabishimiye twumvise vuba ko tugiye gukora umuryango wacu urabikora baduhuza cyakoze cyane icyo ngicyo ni gushima ko mu ncamake umuryango wacu wavutse turakomeza bikomeze ariko noneho tugira umugisha barumuna bacu nabo barashaka barumuna bacu nabo tumaze kwaguka kugeza ubu ngubu twabikoze twishakisha kugira ngo umuryango ugwire umuryango mugari kandi koko urabona abantu bangana batya inshuti zanjye biraryoshye kubona abavandimwe bameze batya ari abantu bo mu nzu imwe gusa mu ncamake ubu ngubu ikiriho ni uko buri gihe cyose wese ufite famiye iwanyu
y'abakuru bacu n'imiryango imiryango mugari muri rusange hari igihe wumva ngo umusore ufite imiryango muri Amerika bakumva ko barimo bakomeye cyane. Impamvu bumva bakomeye ni iyihe? Ni uko batekereza yuko ikibazo cyaba groupe za diaspora ishobora kubafasha amafaranga ya hano agira agaciro yageze hara cyane. Ushobora gusanga nk'imisanzu bashobora kuba bakora ushobora guhingana n'abantu nka 500 nuko niba ushobora kuganiriza abantu ariko imisanzu bashobora gukoresha bose mucamake rero nk'abarambiye icyo nicyo nifuza ko twaba hamwe igihe cyose turi hano muri Amerika. Ndetse ikindi ntarenze ingohe ni igihe muri hano muri twe habagize ibibazo. Niba hano hari ibibazo bibaye iwacu hari n'ikindi bijya bibabaza iyo uvuye hano mu muryango wanyu ikibazo cyawe ukijyana ahandi baravuga ngo ikibazo ujyanye ahandi n'uwo handi akibwira ahandi ugasanga n'ubundi hanze agaciro bw'imigani ati ni babandi. Byaba byiza rero bavandimwe ikibazo komite dushobora gukora ikintu cyacu tukagipandoringa cyatunanira tukabura ibyo abandi bantu tutabaza ariko byavuye mu muryango. Impano twayiteguye nka state ntabwo twabibwiye buri wese ko twabona igihe cyadutindanye kubera ko twifuze ko ibirori byaba ariko nanone tubona n'icyo kubikora tukagira buri umwe wese twaba dutunguye abantu tubona natwe state twatekereje ko kubagora wenda tuzabitegura undi mwaka ariko ubu ngubu twabize nka state kugira ngo tuze icyo twamuteguriye. Niyo mpamvu twashatse no kugira ngo tutifuza ko twabikora mu gasare cyangwa se dushake n'ahandi kubera ko tukibona umusaza uri hano reka tumutegurire impano mu gihe tumubona azakomeza abona ko ari umuryango w'abana biremewe kuba niba nta kibazo gusa wenda kugira ngo tutadufata ku mwanya mu zindi ziri buze twamushakiye kositimu n'inkweto. Muzehe rero yakomezanya akanya ngira ngo sibyo yego yakomezanya akanya ugasubira mu byicaro mwebwe ariko icyo mugatsi uko muteraniye avuga hamwe n'ayo magambo nayo reka muteraniye yawe none imiryango iteraniye ahantu y'abaremere n'abanyiginyakazi aribo badamu bacu bakazana ni kuri hano ndishimye cyane. Icya mbere ni iki komera iraguma none nishimye ko muteraniye aha ngaha mwatekereje muti ntabwo none ni umunsi mukuru wa Noheli iminsi 25 reka tujye guteranira kwa muzehe wacu ahubwo muri ibyo mbanje no kubashimira none mwabonye ko mutoja ahandi mudateraniye kwa muzehe wanyu ari we njyewe mana yanjye nanjye nishimye aha ngaha ndimureba none igitekerezo mwagize Imana ibafashe imiryango yacu y'abaremere imiryango y'abanyiginya
ndabishimiye abanyiginyakazi mwe muri abakazana banje ndishimye cyane mukuri igitekerezo mwakoze ndabashimye mwatekereje neza abana bacu kuko mwanze kugira ngo muteranire ahandi kandi mufite muzehe reka umunsi mukuru tujye kuwukorera kwa muzehe umwaka urashize reka tujye kuwuteranira aha ngaha kwa muzehe igikorwa mwakoze bana b'Imana ndabashimye mwakoze cyane nanone turi kuri Noheli dukomeze twajyaga dutangira Noheli tukageza mu kwezi kwa mbere nk'ubwo umwaka wageraga hagati kera ariko none rero uyu mwaka tuzowurye tuzatoge tuzogere no ku bunani dusubire duterane tujye ubunani bana b'Imana ndabashimye Imana ndabashimye mwakoze Imana bakakubaha nikorwa mwakoze mu mpaye impano mu mpaye nari nibabyumva kuno rero nicyo gitekerezo mwakoze ariko rero mwavuga ngo barebe agapfundikiro gatera none iki gitekerezo mwakoze bitereka zishire muzehe impano nacyo ni ikindi gitekerezo gikomeye cyane nabwo bana b'Imana nabwo ndabashimiye impano mwangeneye mwakoze Bakoze rero subira mu byicaro byawe rwose urakoze kandi natwe turishimiye kuba tugufite buriya ni amahirwe rwose rero reka n'ubundi akanya tugahereze Tony ubwo nasoza abantu bazanye impano hari mu modoka baranyuka bajya kumvikana ziri hano hafi muzegereze hanyuma tujye noneho ya gahunda nyina y'izina yo gutanga impano kuba twatunguye bane n'akarere Tony umaze kutuyoborera gahunda neza kandi usaba abakozi ndashima rero n'abandi bagiye bafata akanya k'ijambo ngira ngo baganiye neza cyane ibyiza rero bisubirwamo nta n'ikintu gikomeye kindi kitari ijambo yari ryiza risubirwamo ndagira ngo rero nshime umuryango muri rusange bakaza aha ngaha abana ni umugisha reka dukomeze tuganire rero mu by'ukuri ndagira ngo muri ku kintu kimwe muri iki cyumba twabonetse ndabashimira ko si uko tungana dufite abantu benshi bari hirya no hino bakire kubona ko barafatanya natwe ndagira ngo ngereho ndimo ndaza bamwe bagiye bampamagara ndetse hari n'abampaye ubutumwa barambwira bati mu by'ukuri ntabwo tubonetse tuza kwizihiza ibirori bisoza umwaka nk'umuryango ndetse no kubona abakuru bacu n'abarumuna bacu nyuma y'igihe kirekire abizi hano hari igihe umuntu aba atuye kure akita kure cyangwa se akagira imbogamizi z'akazi Mutayomba yampamagaye kugira ngo babone aramuzi neza atuye muri Kanada nawe yampamagaye ariko twaravuganye ariko bose abantu kandi bitabira ibikorwa byinshi nubwo batabashije kuboneka hano ariko byo barabikora abo bantu rero ndagira ngo banze ibintu byabo ntabwo basibye kubera igomba
ahubwo bagize maze igihe kirekire n'umuryango wa 2019 gutya tuvugana ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp witwa Ndemere ariko urwo rubuga n'abandi bene bacu bafite bwitwa diaspora turi muri diaspora rero kuva icyo gihe kugeza ubu ni ubwa mbere twahura kuva iyo myaka yose 5 cyangwa se 6 ishize ndagira ngo nshime rero abantu babashije kugiramo uruhare komite y'uru rubuga cyangwa se komite yacu ahangaha muri Amerika ndetse nabo ndabashima umuryango wacu w'abaremere ntabwo ari hano honyine tu mu Rwanda turahafite dufite abantu benshi mu Rwanda ariho n'abakuru bacu cyangwa se abayobozi muri rusange y'umuryango wacu bagenda bagira icyo bita amazone cyangwa se amakaritsiye amazone agiye nko kwapudetinga abantu bari hano bababwira ukuntu umuryango wacu ukora dufite abantu batuye i Gisenyi bafite zone yabo ya Gisenyi, dufite abantu batuye i Kigali bafite zone yabo ya Kigali, buri bantu bagiye bagira umuyobozi wabo ariko bakagira umuyobozi muri rusange w'umuryango umwe ariwe bisasaba batamuzi wenda bamwe muri meza. Izo zone rero z'aho ngaho dufite na zone yacu sanziranye nk'uko ari iya Gisenyi akaba iya Kigali, dufite natwe zone yacu ya diaspora ariho twebwe ntabwo dufite umuyobozi tukagira na komite. Ndagira ngo wenda ngende update abatazabizi rero umuryango muri rusange ubayeho kugira ngo ufashanye cyangwa se uzamurane.
mukomere cyane nibiza cyane kandi nibigikundiro kongera guhura kuri talikite gifoizu kwa dwachi kuri Noeli umunsi wacu ni mwiza kaburi urashimishije kongera kubonana twese hamwe gushira hamwe wacu nizo mbaraga bavuye irano ino muri sitete zitandukanye hano muri Amerika n'ukuri ni biza cyane kuko ntakiruta umuryango n'ukuri ni munezo uzaho umuryango kandi twese igikoro twaho kwishimira ko turangije umwaka amahoro kizaye kibangaruka mwaka kandi twese hamwe nizo mbaraga zacu mwakoze cyane twese hamwe nizo mbaraga zacu mwakoze cyane ni ntwari kwitaba udakangwa n'ibitero bitoje nataga ruhutuza babisha umuntu ukerezwa n'umunyagorogera rwa bwisaba babaze ku rugamba cyo mu cy'imfizi muremere w'ingabo rutaganzwa n'amahanga rudakomerwa nakomeye udacikwa no namije kwindi umutura cy'umwe kwa tukunda kwitwaza karasira ntabwo nangaye gusa mu gitaramo cy'abagabo